none tariki zirindwi ugushyingo 2025 mu mujyi wa Kigali hateganyijwe kuba igitaramo cyitwa Music in Space Reunion Party giteganyijwe kuba tariki zirindwi ugushyingo 2025 ndetse kikaba ku isaha y'isa 11 z'umugoroba hano mu mujyi wa Kigali. Njyaho ni igitaramo kirimo bamwe mu bahanzi bakomeye cyane, dore yuko ari igitaramo bivugwa yuko kirimo abahanzi batandukanye baturutse mu bihugu byose, haba hano muri Afurika ndetse no hanze yayo. Bakaba cyangwa se bikaba biteganyijwe yuko kino gitaramo kiza kuza kuba kirimo abahanzi b'abanyarwanda nka Davis D Bushari, umuhanzi witwa Dollar ndetse n'umuhanzi witwa Sakiloso ndetse n'abandi. Bivugwa yuko ari igitaramo ngira ngo cyateguwe ku bufatanye na Kigali Universe by'umwihariko, ndetse bakavuga yuko ari igitaramo abanyarwanda benshi cyangwa se bashishikariza abantu kuza kukitabira, dore yuko magingo ngaya amatike yamaze kuba asohoka, ndetse ukaba cyangwa se uyishaka akaba yayigura ku rubuga rwitwa egoticket.com, cyangwa se ukaba wacaho ukaba wareba n'ibindi bisobanuro byinshi ku buryo wabona itike isanzwe cyangwa se bita regular ikaba ari 10,000, ndetse itike yo muri VIP ikaba ari 20,000 kubifuza kuza gukurikira cyangwa se kujya kureba icyo gitaramo. Ikindi bivuga yuko abategura bavuga yuko abahanzi bose cyangwa se abateganyijwe bose kuza kuba bahari bose bamaze kugera i Kigali, ndetse nta kindi kibazo na kimwe gihari wenda kuvuga ngo wa muhanzi twamwafishije nagahari, oya. Bivuga yuko abahanzi bose batumiwe bose bamaze kuhagera. Nkuko bamwe mu bafana bagiye babitangaza, umufana umwe yavuze ati ni byiza kubona ibitaramo nka Music in Space byongeye bisubukuwe, ati ndetse bituma abakunzi b'umuziki twongera kunezerwa ndetse no kwishima muri rusange, ati rwose turishimye kandi ni byiza cyane. Abandi bakunzi b'umuziki bagiye bagira byinshi batangaza, bavuze yuko ibitaramo nk'ibi ngibi bituma umuziki ugenda ukura, ndetse namwe mu bahanzi bakagenda bagira experience bitewe na bamwe mu bitaramo baba bakoze, yuko ibitaramo nk'ibi ngibi biba birimo abahanzi bakomeye ndetse bafite experience, ku buryo hari byinshi bagenda cyangwa se umuntu wenda wakitabiriye agenda yigira ku wundi, bityo bigatuma hari byinshi ushobora kuba wakwiga mu muziki mu buzima busanzwe. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Taratibu Wadi, ni mu gace twita Taratibu Update, aho twigeza amakuru abagiye acicikana avugwa muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Taratibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.